tugende turira tubibira umwami niba tubabazwa n'abarimbuka tuzahozwa naza dushira agahinda nidutunda imiba tuzanezerwa. Shalom shalom, ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo aho muherereye ku migabane itandukanye. Mbifurije amahoro y'Imana mu izina rya Yesu Kristo aho muherereye. Uyu ni umunsi mwiza utubana tukumva ijambo ry'Imana buri kwa kane kuri Gethsemane Channel. Umwami yadushoboje dusohoza icyigisho kumva icyo Imana ivugana natwe inyuze mu ijambo ryayo. Uyu munsi yo tugiye kuganira ijambo rivuga ngo Nuko yisubiyemo aribwira ati nase amuboneye kure aramubabarira. Amen. Ndakwifuriza uyu munsi kwisubiraho. Kubasomye inkuru bayumvise, Nuko yisubiyemo aribwira ati kwa data ndibajya ndi hariho abagaragu, kwa data ngiyeyo ntabiki, kwa data hariho ibyishimo, kwa data hari amahoro, kwa data hariho kuruhuka kuko mba ndi umwana mu rugo, kwa data simenya ati amafaranga yo kwishura inzu y'ubukode, ati ibi bibanza runaka ngomba kubitekereza no. Iyo umuntu ari kwa data nawe yumva ari alez, yumva atekanye, mbese yumva ndacyo yishisha, yumva ko ndani kintu na kimwe ari bugombe gutekereza kuko aba ari umwana mu rugo ndakinda atekereza. Kandi ngo nasamubonye aramubabarira, ataramuhobera, bataragira affection ngo amukoreho amuhobere, amubaza amakuru aho waruvuye ati bite byagenze ute kugarutse, oya, akimukubita amaso yahise amubabarira. Insanganyamatsiko yacu iravuga ngo Nuko yisubiyemo aribwira ati nase amubonye cyangwa se akimubona yahise amubabarira. Imana ishimwe, reka twubahe Imana dusenge. Mana ndagushimye ndaguhimbaje, ndagushimye kubw'umwanya mwiza ngo uduhaye ukumva icyo uvugana natwe muri iri jambo ryawe. Bana na mwene data ugiye kugutega amatwi mwami, kuko singe ayateze ahubwo ateze amatwi kugira ngo yumve icyo uvugana nawe, unyuze mu mugende wawe watoranije, unyuze mu ijambo ryawe wahumetswe n'umwuka wawe wera. Kandi nawe ndakwinginze umbwire umugende mwiza, mbwire imitima isaraye, imitima iguye umwuma mwami uyigire kuba ahatoshye. Iyo mitima uyigwishirize imvura y'umugisha, ahumagatanye ngo mu butayu hatohe mu izina rya Yesu. Ufite umutima uguye umwuma ng'imbaraga ziyuhagizwaga no gushaka amazi yo kunywa, mwami uwumara inyota, uwumara inzara, uyu mutima uwuhaze mu izina rya Yesu. Kandi uyu mutima utere kwibuka ibyiza byose wawukoreye, maze nawo uguhimbaze ugushime. Kandi uyu mutima ni uyu mwene data uguteze amatwi, uyu mutima nanjye ninjye nubwo ngiye kuvuga ibyawe ariko nyamara simbivugishwa n'umubiri ahubwo n'umwuka wawe wera. Reka ijambo ryawe ringize kandi rikize no guteza amatwi mwami Imana. Bana natwe uduhe ibihe byiza, ijambo ryawe rikore icyo waritumye mu izina rya Yesu Kristo niko nsenze shima. Amen, amen. Tugiye kuganira umugani w'umwana w'ikirara, Luka 15:16 turageza kuri 24. Reka tubasome mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amagambo uragira ati umugani w'umwana w'ikirara 16. Yifuza guhazwa n'ibyo kurya izo ngurube zajyaga, ariko ndihagira ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho njye inzara insindiye hano. Reka mbaguruke njye kwa data mubwire ndi data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ndibikwiye kwitwa umwana wawe, mbakwe mbe umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se.
Agituruka kure se aramubona aramubabarira, arirukanga aramuhobera, aramusoma. 21 ijambo ry'Imana rigakomeza ritubwira ngo uwo mwana aramubwira ati data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibikwiye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi. Amena. mumwambike n'impeta ku rutoki n'ingweto mu birenge, muzane n'ikimasa kibyibushye mu kibage tujye twishime. 24 kuko uyu mwana wanjye yari apfuye none akaba azutse, yari azimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Amen, amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusomye inkuru nziza. Ijambo ry'Imana ritweretse umugani w'umwana w'ikirara yongera kwisubiramo, yongera kwibuka ko iwabo bajya bagasigaza, yongera kwibuka yuko kwase hari amahoro, hari ibyishimo, ko kwase harimo kujya bagasigaza. Ngo nuko yisubiyemo aribwira ati hajya abagaragu bo kwa data ndibajya, kandi ndibajya ngo bahage gusa, ahubwo ndetse banarasigaza. Amena. Abagaragu bo kwase barajya barangiza bagasigaza. Uyu mwana w'ikirara igihe cyarageze yumva ko akuze, niba ari ubusore buri kumuhindamo, niba ari ukumva yuko abandi bari bamurushije amajyambere, nibyo ndazi. Ariko ngo igihe cyarageze ngo hariho umugabo ngo afite abahungu 2, ngo umuhererezi ngaramusanga aramubwira ati data, imba umugabane wanjye. Ise nawe ndatindiganije yahise amuha umugabane we. Nkuko kumuha umugabane we, umwana ngajya mu gihugu cya kure, yahaye umugabane ubucura n'imfura, amuha umugabane bose arabagabira, abaha ibibakwiriye. Ngo none umuhererezi ari we bucura ngo ajya mu gihugu cya kure afite amafaranga, niba ari ukuryoshya yaragiye araryoshya, niba ari ukwimeza neza yaragiye yimeza neza, niba ari kunywa kuri divayi, kuri byeri cyangwa se ku nzoga, yemye kuri vino aranywa, niba ari gukora ibipfuye, ibitandamye n'ibihagaze aragenda ngarasayisha. Ngo none ngigiye kiragera bwa butunzi bwo yari afite buramushirana, kuko nginzara yari iteye ngo muri icyo gihugu yararimo. Ngo niko kugenda ku muntu w'umukire cyangwa se ufite ubworozi, amusaba kuba ngo mu gikingi cye cy'ingurube ngo ajye azimuragirira. Twasomye ku murongo wa 16 ngo yifuzwa guhazwa n'ibyo izo ngurube zari zirimo kurya. Ngo ariko nyamara ngo nubwo yabyifuje ngo nda muntu wari uhari ngo abimuhe, ngo kuva nda burenganzira afite bwo gukora ku buryo by'ingurube, niba ari iby'ingurube ni iby'ingurube. Umwana areba ukuntu yasayishije, areba ukuntu yacumuye kuyo mu ijuru ku Mana data wa twese, areba ukuntu yatesheje ise agaciro, aramuharabika, aramutukisha, areba ukuntu yitwaye nabi, arangije aricara avuga ati hajya ndarinda nifuza gusangira n'ingurube kwa data, ndi hariyo abagaragu, kwa data ndi hariyo ibiryo, kwa data ndi hariyo imyambaro myiza, kuryama hashashe, kwicara hateguwe, kurira ahantu hasa neza, none ngeze no kugiye cyo kwifuza gusangira n'ingurube. Umwana ariyumvira, aratekereza, ngo nuko yisubiyemo arongera areba ya shusho ya kera yari afite, areba ukuntu yari afitanye na se amahoro, areba ukuntu yajyaga agasigaza, none bakagira n'abaja bakamuzimanira, bakamukarabya. Kera n'ibirenge yemwe barabifataga bakabishira mu ibase, bakaboza, amuhanagura. Imana idufashe. Ngibyo byose arabyibuka, ngarangije avuga ati no, ngomba gufata icyemezo, ngomba gufata ingamba. Imana ishimye. Umuririmbyi w'149 mu gitabo cyo gushimisha yavuze ngo mbega urukundo rw'Imana. Haleluya.
ngo twarugereranya n'iki? Mbega urukundo rw'Imana ninde warurondora? Ninde warurondora akavuga ngo urukundo rw'Imana rungana uku, ruresha uku, rupima ibiro ibi n'ibi? Urimbye aravuze ati ndawabasha kwandika urukundo rw'Imana, ndawarurondora. Nawe yararebye asanga ndagipimo, ndamunzani wabasha gufata ibiro by'Imana. Abona nda sentimira ya ihari yo gupima, nda metero ihari yo gupima urukundo rw'Imana. Asanga ni rurerure, ruri gukiza abagwayi, ruri gukiza za mara, rugakiza abasambanyi, rugakiza abasinzi. Ubwo rukundo rw'Imana ndawarurondora. Ngo niho yahise avuga ati ngijuru rikaba imbapuro, ibyatsi nabyo hinduka byose uducumu tw'abanditsi, ngabisi bose bakandikaho. Nginyanja yo yahise yigeranya n'umuti w'amakaramu, ngo nginyanja ikaba wino, ngo maze ngabisi twese tukandikaho. Jeanne D'Arc akandika urukundo rw'Imana sinaruheza. Nawe wakandika ndi warangiza. Europe, Asia, umugabane w'Uburayi ukandika urukundo rw'Imana ndi warangiza. Umugabane wa Afrika ukandika urukundo rw'Imana ndi twarangiza, kuko ngo urukundo rw'Imana ni rurerure. Ariko reba urukundo rw'Imana rugira ni kuzimu. Wa muntu ukorana n'imyuka mibi, kuko Imana agambire kumukiza, kuko Imana agambire kumuhesha ubugingo, kuko Imana agambire kumugira neza, rukamusanga iyo mu nda y'ikuzimu, rukamukurayo. Haleluya. Rukamukurayo akaba umwana w'Imana. Wa wundi watorongeye mu by'isi, arogotana mu by'isi ndetse no mu by'ingeso mbi, urwo rukundo rukagenda rukamushakisha mu nda y'isi, yaba ari buvazuba, yaba ari burengerazuba, urwo rukundo rukamusangayo, akaza agahinduka akaba umwana w'Imana. Urukundo rw'Imana rubasha kugera no mu nda y'ifi, rukareba ibyo twari. Urukundo rw'Imana rudukura no mu menyo y'abasetsi. Urwo rukundo ndawarurondora. Umurinzi waririmbye indirimbo ku gitero cya nyuma yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo kandi ukwikunda umwana wayo, ukwikunda Yesu Kristo, ngo ngewe niko ingunda ndakwiriye. Ngewe Jeanne D'Arc Imana yangunze ndakwiriye, ndanabibereye. Ntago yangunze kuko ndi mwiza habe namba. N'ubuntu yangiriye, n'imbabazi yangiriye, n'urukundo yangiriye. Yaranyihanganiye. Imana yemera amafuti yangira yihanganira. Naye ndashimira ko ndakereje ubuntu bw'Imana. Bene data, Imana ni rukundo. No muri iki cyigisho harimo urukundo n'imbabazi. Ariko nyemeye ngubwire ibintu bitatu. Urukundo rubabarira byose, urukundo rwihanganira byose, urukundo rugirira ubuntu abantu bose. Singwe ngo niko dufitanye isano, yemye niyo ndaba ndakuzi ngakugira neza kubera urukundo, kubera ubuntu bw'Imana, ngakubabarira. Warambe muke kuri cyakigera umwana w'umuntu atabasha kwihanganira, ariko kubw'urukundo rw'Imana rundimo ngakubabara kandi ngumva nguwe neza, ngumva mfite amahoro kandi nawe ugatekana kubw'urwo rukundo. Naha rero ngo umwana w'ikirara ngo yisubiramo, aravuga ati ndi kwa data najyaga neza, barameseraga. Yemye narushwaga no kuvuga ati ndakeneye gukaraba, maze akayasanga muri dushe, agasanga za rebavo zirimo amazi meza, harimo isabuni nziza, agasanga ku meza arateguye imbuto z'ubwoko bwose. Arangije avuga ngeze ku kigero cyo kwifuza gusangira n'ingurube, kandi n'ibyo biryo nubwo nabyo ndi kumva bitambaza, ariko wabura n'umuntu wamwemera kuko si yari yemerewe. Mwene data, ndakwifuriza kwisubiraho. Uyu mwana w'ikirara nawe yisubiyemo, aravuga ngo reka ngende kwa data, mubwire indegenge zanjye, mubwire ibyaha byanjye, mubwire. Uyu murimbyi w'149 ndamukunda, yaravuze ngo Yesu yaje mu isi kudupfira ngo indushi aturuhure. Amen. Ngo kandi ngo na cyakirara cy'inzererezi kubera urukundo, ngo na se yaragize ute yaramwakiriye, ngo mugo yacunguje ayo maraso, ngo nanjye ndimo nawe urimo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nuko yisubiramo. Haleluya. Yisubiyemo, aravangiye kwa data,
barajya bagasigaza, abagaragu barajya bagasigaza. None dore ngiye inzara insindiye hano, nkaba reka baguruke ngende kwa data mubwire nacumuye kuyo mwijuru. Haleluya. Naye ndangiza mubwire ati nagucumuyeho, none nikirenzi singure kwitwa umwana wawe, nyemera mbakwe mbe umugaragu wawe. Imana ishimwe. Ngo uwo mwana akigambira mu mutima, nubwo ise atamurebaga, ariko Imana yo mwijuru yari yamubabariye. Imana irangije kumubabarira, ihase umutima umenetse, nawe ngo akikubita amaso umwana we. Niko twasomye ku murongo wa 20. Arahaguruka ajya kwa se, agituruka kure se aramubona, aramubabarira, arirukanga, aramuhobera, aramusoma. Amen. Iyo tugambiriye, Imana iratubabarira. Kwatura ni ngo kwemeza ibyo tuvuze ko tutazongera, ni ngo guteraho kashi. Ibyo nagambiriye kubiteraho kashe ndabisohoye. Ese nsanze pasiteri ndamwaturiye, nsanze diakoni ndamwaturiye, baransengeye kubyo navuze, ndemeye ko ndazongera kubikora. Ariko kwihana kwahereye mu mutima, kwahereye mu gufata ingamba, kwahereye mu kwisubiramo, kwahereye kera. Ndaregera diakoni, ndaregera pasiteri, ndaregera mwarimu runaka, ndaregera umukozi w'Imana. Burya mugenagambire nababariwe, gusa ndi kwatura, ndi kubwira Satani ndagusezeye. Ati Imana ngugarutseho sinzongera kuzimira. Ngo none ngo nase ngamubonera kure, ngaramubabarira. Akimureba nda affection yari yabonetse, guhoberana gukora guranaho ndaho byari byabonetse. Amaranga mutima ndago yari yabonetse. Affection ndago yari ihari, ataramukoraho, ataramubaza ati mwana wanje warurihe, ati mwana wanje byakugendeye yute, mwana wanje kugarutse. We akimukubita ijisho ngakiri kure. Haleluya. Iyo turi kure mu byaha, iyo turi kure mu mwijima, aho Imana iratubona. None iyo twagambire itubona neza, yarangiza kutubona ikatubabarira, yarangiza kutubabarira ikaduhanagura amarira, ikaduhanagura amarira. Ati mwana wanje gwino, yarangiza kuduhanagura amarira ikadusoma. Muzafata ikigero kiza ku mwana muto uri kwiga gukamba kamba. Iyo yiyanduje, umubyeyi we yambara neza atambara neza, aramugira ute, aramuyora, akamusoma, akavuga kibebe cyanjye, akamwita amazina y'ubwoko bwose, yanezeza umwana w'umuntu, yanezeza imitima. Ngo nasaki mubona aramubabarira. Imana ishimye. Amaze kumubabarira ngaramuhobera, aramugundira. Affection itiboneka, urukundo ruba rwishi. Si yamuhobeye gusa, aramusoma. Imana ishimye. Ngamaze kumusoma, ngo ise uwo mwana yahise abwira se, aramubwira ati nacumuye kuyo mwijuru, nawe nagucumuyeho. Amen. Ise aramubabarira kiri kure. Icyama Imana ikaguha umutima w'imbabazi, ukababarira baguhemukiye bataragusaba imbabazi, ukababarira bakugire nabi bataraza kubigusabira imbabazi, ukababarira kuko kumubabarira ujya nawe uri kwigira neza, uburimo kwibohora. Bwa busabane n'Imana buragwira bwishi ari buri muri wowe. Wa mutima wari muri Kristo Yesu nawe utange kuza muri wowe, ukababarira bataragusaba imbabazi. Ngisa kimubona ngaramubabarira, aramuhobera, arangije kumuhobera, aramusoma. Ngo uwo mwana ahitagira ute, yatura. Bya bindi byagambiriye abirabisohoza. Iki twishe muri iki gihe twebwe abarokore, niko twihana ibintu biri ku munwa bitari mu mutima, tukihana ibintu tutagambiriye kureka, tukihana ibintu ejo turasubiramo. Ngihana gusambana biri hano ku munwa kandi ejo ndabisubiramo. Imana itugira neza. Ngihana kubesha biri hano ku munwa, nereka abantu ko ndi umugororotsi kandi ejo ndasubira mbesha. Kwihana ati ngo ruswa
ese abari mu kazi ukora akazi wagahawe kubera ruswa, umenye ko no kugira ngo ukarinde uzakarindishwa na ruswa yo watanze. Ngihana ati Imana mbabare gutanga ruswa kandi ejo nzongera nyitange. Imana itubabarire, Imana itugire neza. Mwene data ndakwifuriza gufata ingamba muri wowe, kuko kwihutira kubyatura ejo abisubiramo wareka. Imbabazi z'Imana ni nyinshi, Imana izakwihanganira kandi Imana izakubabarira. Ariko ndakubwira ndi were gukeresa imbabazi z'Imana, nibyo Imana iratwihangana muri byose. Ariko nduve ngo reka nsahishe Imana izakomeza inyihangane, oya. Were gukereza imbabazi z'Imana kandi were gupfa gufata imbabazi z'Imana. Ngati twagiriye ubuntu ngubwo buntu busage, oya twere gupfa gufata. Gambirira ngo uyu mwana amaze kwihana, ise we abwira abagaragu be kuri 22 aradati ngo nimwihute muzane vuba umwambaro uruti yindi yose ngo muwumwambike. Nibarangiza kumwambika bamwambika imbeta. Haleluya, Imana ishimye, Imana ihabwa icyubahiro. Bamwambika umwambaro uruti yindi yose, bivuga ngo ya myambaro mibi yari yambaye, ya yindi yaragiranaga mu bushumba bwe bw'ingurube, bahise bayimwambura, baramwoza, bamukata imisatsi, inzara barazihandura, barazikata, bamukuba ibitsi, yemye baramusiga, bamugira neza, barangije bamwambika umwambaro mwiza ngo uruti yindi yose. Imana ishimye. Uzasome Zakariya ibice 3. Umutwe w'amagambo uraho uvuga ngo Yesuwa ngo umutambyi mukuru ngakizwa ibyaha bye. Uyu Yosuwa nawe ng'Imana yaramusuye ngo none ngimwambura ng'imyambaro mibi y'ibizinga. Ngo Imana imaje kuyimwambura, ngo Imana itegeka marayika ngo namwambike ngo umwambaro wera. Amaze kuwambara ngo bamwambike n'igitambaro mu mutwe. Tuzi ko isapo isobanura agakiza. Imana agakiza karimo neza. Hari igihe twese tuvuga ngo twarakijijwe, ariko nyamara ariko twese twakijijwe. Turabivuga ariko mu mutima ndibiturimo. Turagambira ariko tugambira ngo tugamburure ngo uyu mwana w'ikirara ngo yiyumvamo kakwiye kureka ibyarimo, kakwiye kuva mu nzira zarimo, kakwiye kuva mwakiraga ikingi cy'ingurube, kakwiye kuva mwayiranzara mwaburabukene akajya kwase, kuko kwase hariyo byose kandi kwase hari amahoro, haratekanye. Mwene data, wawuruhijwe n'ibyaha, wawuruhijwe n'umutwaro runaka, wawuruhijwe n'ibigeragezo runaka, subiramo, wisubiremo, usubire kwa data. Umuririmbyi w'149 ku gitero cya mbere yavuze ngo Yesu yaje mu isi kugira ngo aruhure ng'indushi, yaje mu isi kugira ngo aruhure abanyabyaha, yaje mu isi abadafite shinge na rugero, abaha icyerekezo cy'ubuzima, yaje mu isi abanduye abanyabyaha ngo abahuze n'Imana. Amen. Yesu arashaka kukweza, Yesu arashaka kugutunganya, arashaka kwambura uwo mwambaro mubi. Arega n'umutambyi ngo mukuru Yosuwa, atari Yosuwa mwene Nuni, nundi Yosuwa, ngo arakimwambura. Amaze kukimwambura ngamwambika umwambaro wera, arangije amwambika igitambaro, amuha agakiza gafatika gashitse. N'uyu mwana w'ikirara rero ngisenga mu mwambaro. Haleluya. Arangije amuha isezerano. Iyo dukijijwe tubigambire tukavayo tukamaramaza, Imana itwambika umwambaro wera, yarangiza ikadusezeranya. Amen. Ngo twahawe ngo umwuka w'ingwate. Niryo sezerano ko Kristo ari uwacu, kandi niwe utwemeza ibyaha byacu, kandi niwe utwemeza yuko turi abana b'ijuru, kandi niwe utwemeza yuko tuzajya mu ijuru n'abazarimbuka. Rige uwo mwuka agenda akamusura akavuga ati nutakizwa uzarimbuka. Ariko kugira ngo urimbuke ndakwifurije guca bugufi ukisubiramo, ukamenya ngo uyu mwana w'ikirara yagiye kwasi, aravuga ati nacumbe kuyo mu ijuru, nawe ndagutukisha ngucumura, ariko ngugarutseho papa, ndago ngwiriye kwitwa umwana wawe, nyemere mbe umugaragu.
ariko saravuga no umwana bari umwana. Haleluya. Data nawe aragutegereje amaboko akinguye. Navyo ati Imana ni rukundo kandi ni nyembabazi kandi yuzuye ubuntu, yihanganira byose, ibabarira byose kandi igira neza bose. Ndaga Imana igira limite, Imana yiteguye kukweza no kukugira neza. Ngo bamaje kumwambika rero ngo uwo mwambaro n'imbeta, ngo bamwambika ng'ingweto. Ingweto ni ubutumwa bwiza. Iyo umunyabyaha akijijwe ijuru riranezerwa. Amen. Kandi ahindurirwa izina, ahindurirwa umwambaro, byaha bimuvaho kuko abagiye koga muri ya soko y'amaraso ya Kristo, abiyambaye umwambaro mwiza. Ntago bamwita ngo ni maraya runaka, ntago bamwita umusinzi runaka, ntago bamwita ati dore ni wa muhehesi. Oya, ahita ahindurirwa agahabwa isezerano ko ari umwana w'Imana. Haleluya. Yamara kuba umwana w'Imana, Imana imuha misiyo, akagenda akayivugira, akagenda akavuga ko Imana ari nyembabazi, ko Imana ari rukundo, ko Imana ibohora, ko Imana ibabarira. Twahawe misiyo yo kuzana abantu kuri Yesu. Barangije ise yongera ategeka abagaragu be ngati nibagende ngo babage ng'ikimasa kibyibushye, ngo bishime kuko ngo umwana we yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse, ngo bahera ko barishima. Bene data, iyo umuntu akijijwe mw'ijuru bavuza imbundu, mw'ijuru abamarayika ngo baranezerwa, ngo bakishima, bagira umunezero ngo mwinshi, ngo imbere y'Imana, ngo bishima yuko umunyabyaha umwe akijijwe. Uyu munsi ushobora kuba utahiwe, amahirwe yawe were kuyapfisha ubusa. Ca bugufi ahuri dusengana Imana. Umuririmbyi yavuze ngo kandi mubo yacunguje ayo maraso, ngo nanjye nzi yuko ndimo. Yesu yapfuye ku bwawe, Yesu yapfuye kugira ngo utarimbuka, Yesu yapfuye kugira ngo uve mu mwijima mubi. Yesu yarapfuye arabambwa, yemera kuba mumva iminsi 3 ku bwawe nanjye, kugira ngo tutarimbuka ariko tuzahabwe ubugingo buhoraho. Naguhamagarizaga ngo isubiremo, ni umwana w'ikirara yisubiyemo. Nababwiye ati iyo umuntu aciye bugufi Imana imwambika umwambaro wera. Imana yakijije Yosuwa umutambyi mukuru ibyaha. Na Daniyeli nawe mu bice 9 muri Daniyeli ku murongo wa 5 ngo atakambira ngo Imana ngo yihana ibyaha by'ubwoko bwabo. Baba ngo Imana twagucumuyeho, twigize ibyigenge. Asaba Imana imbabazi, azisabira ubwoko bwabo, bene wabo abaririra. Imana iramwumva, irababarira. Amen. Ndakwifuriza mwene data nawe guhinduka, kuva mu mwijima mubi ugakurikira Imana. Imana yahinduye Sawuli akaba ari Paulo, ubu akaba ari icyitegererezo cyiza cy'abizera. Nawe yaguhindura. Imbabazi z'umukiza ndaho zagiye, kuko nizo zamuzanye muri iyi si kugucungura nanjye kuncungura. Niba uyu mwana ise yaramurebeye kure aramubabarira, atazi n'ibyo yagambiriye mu mutima, Imana imenya ibiri mu mutima wawe, ikamenya ko wihaniye kureka, niyo itarakubabarira. Niba uyu mubyeyi yarabashe kubabarira umwana we ataramukoraho, affection itaragaragara, ataramuhobera, atarumva imbumeko, atarumva ikimugaruye, ariko ngaramubabarira, nawe Imana iteguye kukubabarira, kuko none yo ireba n'ibiri mu mutima wawe, ikavuga ati ni ukuri bonye neza ko uyu muntu yihaniye kureka, ndamubabariye. Ubu sukiri umunyabyaha, sukiri mayibobo, sukiri umusinzi, sukiri umusambanyi, sukiri umuhehezi, sukiri runaka y'amazina y'abisi batwitiye turi abanyabyaha. Ndabwo ari umunyamagambo, ndabwo ari ikinyamakuru umuntu uvuga bamwitaga radio, ndabwo ari radio runaka. Aho kuyu umwana wanjye kuko ugarukiye Imana, Imana ikakubabarira. Bene data, ni benshi bagiye bafata ingamba bagahinduka kandi Imana ikabagira neza, bagahinduka Imana ikabeza ikabatunganya. Uce bugufi ngo kandi ukwikunda umwana wayo w'ikinege, ukwikunda Kristo, ngewe umunyabyaha mubi gwimbi, ngo nanjye ni kwingunda ndakwiriye. Nari umugome nuko imba Yesu,
kugira ngo ambambigwe. Ya maraso yamenye muri babandi yacunguye mwene data urimo, muri babandi yacunguye narindimo, nanjye narindi umunyabyanga abantu bose, ariko Yesu yangiriye neza, ambaga kiza kandi akamba ndi muto, bimbesha amahoro, bimbesha ituze. Ibyisi byo hanze ntabwo bindigisa, oya ibyatigisa uwo hanze njye ntabwo byandigisa, kuko ndi kwa data. Ni umwana ngo yisubiramo, yibuka ko se ari umunyembabazi, yibuka se ko ari umunyebambe, yibuka se ko agira ubuntu, asubirayo. Mwene data asubirayo. Imana irababarira, Imana ireza, Imana irabohora. Amen. Ndagira ngo duce bugufi aho uri, dusengere mu ijambo dusanga muri Luka 19 ku murongo wa 9 kugeza kuri 14. Ni umugani w'umuferosayo n'umukoresha w'ikoro. Ubonye umwanya wasoma izo nguru, ni inguru nziza zidukebura, zikadukura mu kwirara, zikadukura mu mwijima, zikatuganisha mu nzira y'agakiza, zikadukura mu nzira y'igihogere, zikatujyana mu nzira ifunganye. Ni inkuru nziza, ndagushishikariza kuzisoma. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 19 umurongo wa 9 kugeza kuri 14. Duhasanga inguru cyangwa se umugani w'umuferosayo n'umukoresha w'ikoro. Umuferosayo yikubise mu gituza, agaragaza ko ari umukiranutsi, kumva Imana yamugaye, ariko manga aravuga ati Imana ndagushimye ko ndari nguyu umukoresha w'ikoro. Mu cyumweru ndapfukama ngagusenga gatatu ngiriza ubusa. Hari abantu benshi bari mu nzira y'ubuyobe, bagafata amasengesho bakiyiriza ubusa, ariko ya masengesho atabahindura ngo bace bugufi. Bakiyiriza ubusa ariko ndibiyiriza ubusa ibyaha. Ndakubwira mwene data, ushobora kwiyiriza icyaha kikakurutira ya minsi 3 ufata usenga 3 mudahinduka. Ushobora gufata icyumweru usenga, ariko niba utihanye icyaha runaka ngo maramaze, ayo masengesho urimo kwiruhiriza ubusa. Birutwa nguko niba telefone ari gucumuza wayiyirizaho, ukaba ati ndagambire isheni runaka sindi buyigeho, YouTube runaka sindi bugeyo. Niba igutera gucumura ukayiyiriza, kandi ukayiyiriza kuyireka, kwihana kwiza ngo nukureka. Impamvu ukigenda mu ikanisa ukagenda ukazuri wa wundi, niko hari ibintu udafata mu mutima wawe ngo ugire ingamba. Ngo rero ngo uyu muferosayo ariko mu gituza, ngo ndagushima ko ndari nguyu umukoresha w'ikoro, ngo mu cyumweru niriza gatatu, ngo kandi ndanga ngo ituro rishitse, nyine ari inezeza. Ndashima Imana, uyu mukoresha w'ikoro yaciye bugufi, aravuga ati Imana yahise amera ngo uyu mwana w'ikirara ndabwo bikwiriye ko negera mu maso yawe. Nubwo ngo yatinyutse ngo arebe hejuru ngo ararame, ngo ya we yumvise ko adakwiriye, ngo nari umugome, ngo nukumva Yesu ngo ndakwiriye. Nawe yasanze adakwiriye no guhagara mu nzu y'Imana, yabonye ko adakwiriye no gutinyuka kugira icyo avuga imbere y'Imana, ngo we ngahagarara ngiyo kure y'ikanisa y'urusengero. Aravuga ati Imana mbabarire nagucumuyeho. Arihana yihanira kureka. Mwene data, birashoboka yuko uhora ubana nanjye muri umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, ariko nduhinduke. Ariko tugiye kwinginga Imana kubw'imbabazi z'Imana uhinduke nanjye mbinduke, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo uwigisha ngasangire n'uwigishwa. Nanjye Imana mbe guhinduka, be umunyangeso nziza ndetse ndusheho, nawe umunyangeso nziza ndetse urusheho. Niba utari we wihanire kureka. Uyu muferosayo ariko manza agira ngo arakiranuka, nawe kumva Imana yamugaye, ariko ngo wa wundi yumvishe ko adakwiriye, ngo yumva afite isoni z'ibyaha bye. Imana yamushimye kuko yaciye bugufi. Uyu mwana w'ikirara ise yaramwakire kuko yaciye bugufi, kuko yisubiyemo, abona ko kwa se hari amahoro, hari umunezero, hari byose. Yaragiye guhodoka, inzara igiye kumwica, mwakiraga ikingi cy'ingurube. Ndakwifuriza guca bugufi, guhinduka, ukamaramaza, ukava mu nzira mbi, ukava mu nzira y'umwijima. Reka twubahe Imana dusenge. Mwami Yesu,
Mana ishobora byose, turagushimye, turaguhimbaje, urera urakiranuka, ndawusa nawe, ndanuhwanye nawe, duciye bugufi imbere yawe cyane rwose, tugize umutima umenetse, tugize isoni z'ibyaha byacu, turakwinginze utubabarire, turakwinginze utweze udutunganye, amaraso wamenye ku musaraba atweze, amaraso wamenye ku musaraba yeze mwene data, amaraso wamenye ku musaraba mubohore, amaraso wamenye ku musaraba mubature rwose, mwizina ryawe Yesu Kristo, mwami utubature rwose. Uyu mwana w'ikirara yariyumviriye, abona ko yasayishije bikabije, abona ko yagucumuje, abona ko yagenze nabi, ariko aravuga ati nubwo nagenze nabi, ndabizi data n'umunyembabazi, ndabizi data yuzuye ubuntu, ndabizi data yuzuye urukundo. Natwe turabizi mwami, urushije uyu mwana ise, mwami umurushije urukundo kandi urumurusha. Twebwe wadukunze mwami tutaberewe, tutanabikwiriye, wadukunze mwami ndani cyari gihari cyo kuduhuza nawe. Twari tumaze kwiyambura ubusa, twari tumaze kwambara umwambaro mwami wa kamere, umwambaro w'ubusambanyi, umwambaro w'ububeshi, umwambaro w'umujura, umwambaro mubi, umwambaro udutandukanya nawe. Twari tumaze kwiyambura ubwiza bwawe, ariko urangije uremera utanga Kristo. Ngewe umwana wawe waruzimiye, mfuye nabi, umba Kristo. Uyu mwene data waruzimiye, yishwe na bwaki y'ibyaha, yishwe n'ibyisi, yishwe n'ibyaha bimuhetamisha, umuha Kristo kugira ngo tutarimbuka, aho kuduha ubugingo buhoraho. Mweretse umwene data, mweze umutunganye, mweze umubohore, mweze umubature, ave mu mwijima mubi, ave mu byaha, mwizina rya Yesu. Amaraso yawe Yesu amweze amutunganye, kandi umufashe afate ingamba, agambirire ubutisubiraho, agambire ubutigamburura, agambire ahubwo gusohoza ibyo yagambire mu mutima, kuko ni umwana w'ikirara yaragambiriye kandi abona umugisha, yaragambiriye yambika umwambaro mwiza wera cyane, yaragambiriye yongera umwana kwase ahabwa isezerano, yaragambiriye yongera kwambara ingweto, kandi icyo gihe ari mu gikingi cy'ingurube, ndangweto nziza yambaraga, ndamwambaro mwiza yambaraga, ndamasezerano yarafite, ndacyerekezo cy'ubuzima yarafite, ariko agarutse kwase abona icyerekezo cy'ubuzima. Natwe duciye bugufi ngumukoresha wikoro, yavuze ndabwo bikwiriye kwegera mu maso hawe, ati ngo umubabarire, natwe tubabarire. Twarasayishije, twavuze nabi, twitwaye nabi, twananiwe kwihangana, twagize urukundo ruke, urukundo rwabeshi rwarakonje mwami Yesu, ariko turakwinginze suka urukundo rwawe mu mitima yacu, suka umuriro w'umwuka wera mu mitima yacu, uzutwika icyaha cyose kizingiye mu mitima yacu, ikituboshe cyose gishe mu izina rya Yesu. Mweretse uyu mwene data urushe. Yesu waje mu isi kugira ngo aruhuke, waje kwa uramusara kugira ngo abaduke ave mu byaha, bakwambitse ikamba ry'amahoro kugira ngo umwambike ngo ikamba ryawe ryiza ry'imbabazi. Haleluya. Bagucumise icumu mu rubavu, havamo amazi bivanze n'amaraso kugira ngo uyu mwene data yezwe, kugira ngo nanjye nezwe, kugira ngo mbohoke. Ezi imitima yacu, ezi imitima y'abakwizeye twese, kugira ngo dukore ibyo ushima, kugira ngo dukore ibyo ushaka. Bana natwe mu izina ryawe Yesu Kristo, niko dusenze twizeye. Mwami ndagushimye kubw'amagambo yawe, ndagushimye kuko mwami ari imitima y'abantu ukijije, ndagushimye ko ari imitima y'abantu uhaye icyizere ndetse n'akazoza, ndagushimye ko ari abuhaye amasezerano bagambire kubivamo, ndagushimye ko ari abuhaye amasezerano bagambire kureka inzira zabo mbi, ndagushimye ko ari wambitse umwambaro wera kuko bagambire kwiyambura umwambaro w'ubunyabyaha. Mwami ndabigushimiye, tanga amahoro yabemeshi yagwiriye muri bo,
nguko Nebukadinezari yafashe icyemezo ngo yandikira ngo amoko ataramye ngo indimi zitari zimwe zitandukanye ngo abari mu isi bose aravuga ngo amahoro agwire muri bo. Nanjye ndasenze ngo amahoro agwire muri uyu mutima wa mwene data kandi umugire neza, yumve imbabazi zawe, atekane, yumve ko ataremewe umuriro, yumve ko ataremewe gucibwaho iteka, yumve ko ataremewe kuba umunyabyaha, ariko yumve ko yaremewe kuba umunyamumaro mu bwami bwawe ndetse n'umuryango akomokamo ndetse n'igihugu arimo azakibera igihugu cy'umugisha nguko Yosefu yabaye umunyamugisha muri Egiputa. Ndakwinginze tugire neza, natwe tuba abanyamugisha mu bihugu turimo, tuba abanyamumaro mu miryango twavuyemo, twubake ubwami bwawe nguko Kristo yabwubatse no mu isi biramenyekana. Turakwinginze tugire neza, ndagushimye kubw'amagambo yawe, turasenze dushima yuko imitima yacu yejeje kandi kuyibohoye mu izina rya Yesu Kristo, amen amen. Shalom shalom, naho ubutaha, amahoro y'Imana abe muri mwe mu izina rya Yesu Kristo, amen.